No. Tani. Ikintu cyatera. Tani. Ni ikimana. Mwana mtu. Uzindoza umuyemo wakintu. Ni iki cyakintu? Imana y'u Rwanda we. Ntago wabyumva. Uko ndose mukecuru ari kapiteni wa Argentine. Ngo arasazi ko n'umuryango wacu nta muntu wigeze ukinira n'isi. Ahubwo reka nisinzirire igihe n'ibitego amaze gutsinda. Uzi ko nari nsize bamuhaye kosa ikosa ikozwe na Mbappe. Sani, akusuma ikimwana. Urabonekera mwana kanguka. Akuse mwana, wambabaye nkirebera igikombe cy'isi. Mwongera kumwangura turapfa ubusa. Reka sha. Yaryohewe. Sani ko tagiye kubona. Ngaho mwigikireze. Sani ako wabyutse. Nakubwiye ngo nitekane nyambere igikombe cy'isi. Sorry papa. Cyakoze ko bwisukura musaro ryoshye. Nabeshya? Byari neza muri gusohoka nk'aba banyishimiye. Umuntu mwiza. Cyangwa shaka mbese cyane njya mbona hanze. Ukuntu haryoshye. Giye kugwiza kuza kunkunda utambeshya umwizukuru. Bizaguhira cyangwa biguhombe. Nari umeze bite kushaka kwa nyihishe ni waneza ji uri kucira gabane ubundi uyu munsi no gutwika n'ababese murebe noneho urabona icyango noneho ariko icyango hagaze se mwana n'iki n'iki ariko abana baratwemera mwana none se mwana tugende se hehe ubu turimo turagenda tugere ahubwo usanga akakari kafunze tugere shenge yambwiye ngo afite n'icyaka aho utambwira bya biryangiwe by'amafanta ngo ndamafanta ngo urumva mitsingiwe n'icyuma baba we dore birabijama amafaranga yabyo byahita binyica kanze mwereke niremaze none kuri mapitira mu yakayo ngo mapitira soba hano muri akaru kakabyero akasha umwondera kuko musohokana sha umwondera ikintu ngo musohokana byaba nta kintu nyemerera nawe nta kintu kurya kofi yanjye turagerayo nta ma wari yone aro wabona ntimo amafaranga ari barahageze ari he none ntago yaci ibindi byose tubireke inkoko gusa ndetse sheri arantera danje ahubwo umva wawe ngiye kari yagatise ahubwo ari reka tumwegere amafaranga barayaboneka ntihagire ikintu avuga komba nawe ninagiza sibyo urabimbwiye shyiraho ngaha mani ase bro koko ukibona kubona n'ukuntu nabaye wisunyaka amafaranga mwemege yanjye noneho ndagati amafaranga yacuje imbere nta kintu tuvugana nawe cyagiye kijyagiye mumbwira ngo njye kuvunjisha nahuye na za Sarigoma siranyikomaguri mwana nubona ukuntu nabaye umva urajyaniraga iki ibyifi igira mu mavuta ntago ari byo yigira mu mazi kandi wasanga nubwo muri kuyanyaka nta kamaro araza kubamarira sha akamaro karahari dupesa yacu akamaro ko kujya kugurira iyi nka ubwasi nakahe kamaro igare yihe wawe nkari wowe uri kumubeshya ngo uzamugurira ikivu n'amafi yose indege n'abagenzi bose ufite ikivu utangiye kudutukira abasheri basi suri sibyo biramuzana amafaranga yacu ugabanya uruntu mva bavande n'ubundi muhuye duhuye ngiye kuri konti hariya mureke njye kuyazana mbasanga ahangaha ubwo se cyese ari mugiye gushaka imbago oya ndabizi ntabwo ndi kubabeshya bro kiyo ndetse nzana amafaranga yanyu mbasanga kandi wabona waravunitse igihe wayirukankanaga oya ahubwo icyiza mutiyo mwivunika mwese tujyane kuri banki duhiza yacu reka cyangwa tugukuremo inkweto turebe ko winjira muri banki wambaye ibirenge none urika mbabwiza ukuri bambonye ndi kumwe namwe murabona ukuntu musa nk'ibirara yego none utuduhagaze nta ibintu nageza ahantu hiyubashye yese man twe dushora amafaranga niyo mpamvu mubonayo mwiba umva mwana noneho dore ukuntu tugiye kubikora nubwo tutari twabipanga mureke nanjye ngenza ni baby yanjye mbasanga hari ahiga tujye ku gisimenti tujye kuryoshya ubwo niho ndaza no kubishyurira oya ntari bigucumbagira se si ibintu bya buri wese nawe ntiwavunika ngaho utakaraye sawa ubwo turavuga banguka bro utatinda cyangwa nawe ndasha sinzi kugaruka abagenga ndagaza